biragenda bigera muri 27. Icyo gihe rero ndumva ni mu kwezi kwa kane sinibuka itariki neza niba ari ebyiri niba ari zingahe, nibwo twicaye ya mafaranga tuyemera ngo bansaba ko nongera kubaha indi avance. Nyuma rero ikintu cyantangaje, nyuma yuko twumvikanye ibyo bintu byose n'umyanzuro y'inama, njye narayisinye nirabona kaje ntabwo amasezerano nagize nongera kugira kubabona, nongeye kubahamagara bakambwira ati nta masezerano dufitanye, kuko burya ikintu cyubahiriza amasezerano kugira ngo impaka zizorohe ni uko haba hari uruhande ruvuga ati wowe uzakora nanjye nzakora ibintu, nta kintu twumvikanye n'ikindi kuvuga gusa yemeza ayo mafaranga ikemera ko n'amasezerano agomba kuvugururwa. Rero mbonye bidakunze nakomeje kubandikira, numva no mu kwezi kwa 10 ejo bundi narabandikiye. Icyo gihe cyose murabona izi mashini uko muzireba ni nzima, zantwaye amezi 6 yose kugira ngo zibe ziri mu rwego ruzima. Icya kabiri tena cyongeye tena kugira ubu nzicungira umutekano, hano ngira security company ya veteran ibahanga kugira ngo ibintu byose uko nabikoze bibe bimeze gutyo. N'ubu ngubu yenda nuko umuntu ashobora kwatsa mu kabireba zirakora ibice byose. Bamaze kubona ko bidakunda, nanjye nshaka ikindi gisubizo, kuko nabonaga ko harimo ibintu bidashoboka byazaduteza ibibazo, kuko naye mafaranga nashuyeho 29,900 n'ibihumbi magana angahe bayemeye bwa nyuma.